Ikaze mwese ababibule. Iyi ni Shine with Scripture. Duhura n'imibabaro, duhura n'ibibi byinshi, duhura n'ibibazo muri rusange. Ariko se, ababibule, kuki hariho ibibi n'imibabaro? Kuki hariho ibintu bibi n'imibabaro? Icyo ni ikibazo. Murabizi impamvu twitwa ababibule hano. Nuko dufata amahame yo muri Bibiliya twiyizi cyangwa se twabonye tukayasangira tukayashyira mu buzima busanzwe, cyane ko nta n'ikintu biba bitwaye. Reka kuba umuntu mwiza nta kintu bitwaye abantu. Kubaho utiba, utari umunyamanyanga, ubana neza n'abantu, hari ikintu biba bigutwaye. Ibyo biri byakwica. Icyo twikorera hano ni ukugira ngo twibere abantu beza dukoresheje amahame imwe n'amwe yo muri Bibiliya tuba twiboneye byadufasha. Uyu munsi rero ni icyo kibazo tugiye kuganira, kuki hariho ibibi n'imibabaro. Ubundi uzarebe iyo ibibi bikugezeho nubwo utangira kumva ko biremereye koko, ari ibintu bifite ibiro byinshi, ukavuga uti burya ni gutya bigenda iyo umuntu abuze akazi, ni gutya bigenda iyo umuntu arwaye indwara, ni gutya bigenda iyo umuntu apfushije. Iyo bikugezeho nibwo ubyumva neza. Ubundi ubu bireba biba ku bandi, ariko iyo ubyumvise neza ubu birimo nyine. Hari igihe wibaza uti kuki ibintu bimbayeho koko? Ababibule, burya ibintu hari ahantu biba byaratangiriye. Iyo umenye intangiriro y'ibintu ubwo umenye n'inkomoko yabyo, noneho utangira kumenya impamvu biriho. Reka dufate urugero rw'ukuntu ibi bintu byatangiye. Byatangiye Imana iri mu mugabo n'umugore ba mbere, ari Adamu na Eva. Noneho imaze kubarema, abo ni nabo twese twakomotseho. Nubwo ureba tutuye ibihugu bitandukanye, ariko twakomotse ku muntu niwe watubyaye twese. Noneho tugenda dukwirakwira hirya no hino ku isi. Uwatubyaye rero, abo bombi batubyaye, Adamu na Eva, hari ikindi kiremwa cyo mu ijuru cyaje kwitwa Satani nyuma. Dore ibintu cyakoze. Cyashaka kuyobora ibindi biremwa, avuga kitari gusa ubundi buri ibiremwa sinabishobora, sinabiyobora kandi nkabishobora. Simana niba isenga, ubundi njyewe nta kintu nakora ngo nsenga. Dore rero ikintu yahise akora. Nambura mu ntangiriro igice cya 3. Turakoresha Bible, hano twitwa Bible, niyo mpamvu dukoresha ibintu byose Bibiliya kugira ngo twirebere ko yaduha ibisubizo. Intangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugera 5. Inzoka yari izi ubwenge kurusha izindi nyamaswa zose Yehova Imana yari yararemye. Nuko ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yavuze ko mutagomba kurya ku mbuto z'ibiti byose byo muri ubu busitani? Umugore asubiza iyo nzoka ati, imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani twemerewe kuzirya, ariko imbuto z'igiti kiri hagati muri ubu busitani zo Imana yaravuze iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Inzoka nayo ibwira uwo mugore iti, muzigera mupfa. Imana izi ko umunsi mwaziriye amaso yanyu azahumuka, mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umvise ukuntu byagenze? Imana yari yarababwiye ngo ntibarye ku giti, ibindi byose bari babyemerewe, ariko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi cyo yari yababwiye ko batagombaga kukiryaho. Cyari hagati mu ngobyi ya Edeni cyangwa se mu busitani. Barangije Satani araza arabadeviya ati, oya, nimukirye, Imana izi ko umunsi mwakiriye muzahumuka, mukamenya ibintu byinshi, mukamenya icyiza n'ikibi. Satani se yabigezeho? Yarabishoboye? Ibyo rero kandi tubirebe mu kanya. Ariko mbere y'ibyo bintu hari intego Satani yari agamije gutuma Eva atekereza ko ibintu byiza
Imana yari yarabimutsimbye cyangwa yarabimuhishe, hanyuma ikanga kubimuha kandi yarabifitiye uburenganzira. Yumvikanishije ko abantu bashobora kurushaho kwishima ari uko bisunze ubushobozi bwabo bwo kwiyobora aho kumvira Imana. Ariko nanone hari ikintu yarababwiye ngo ntabwo muzapfa, ntimuzigera mupfa. Icyo cyari ikinyoma rwose, kuko baje gupfa. None se nyuma yo gukora ibyo, nyuma yo kwereka Adamu akoresheje strategy ziwe, ndavuga satani, Adamu na Eva bo bahisemo iki? Hari ikintu bahisemo gukora. Umurongo wa 6 mu gice cya 3 cy'intangiriro baravuga ngo uwo mugore abona ko icyo giti gifite imbuto ziryoshye kandi ko ari cyiza cyane, kandi ko kureba icyo giti byari bishimishije. Nuko asoroma imbuto zacyo arazirya. Nyuma yaho igihe ari kumwe n'umugabo we amuhaho nawe arazirya. Ababibure mwumvise ukuntu byagenze. Yasoromyeho aramuha arazirya, hanyuma ahaho n'umugabo we. Ubwo rero bari bahisemo kudeviya inzira Imana yari yababwiye kunyura, no kuvuga kumvira ntibarye ku giti. Hanyuma bahitamo kumvira satani, basuzugura Imana, bahitamo kurya kuri icyo giti kubera ko bumvaga ko hari ibintu byiza Imana yari yabahishe. Bumva satani ibintu yababwiraga rwose nibyo. Bombi rero basuzuguye Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo bakoze ku bushake bwabo ari bo babyihitiyemo byaba kururira ibibazo bikomeye. Dore ukuntu byaje kurangira. Imana ikibona ko bayisuzuguye, hari ikintu yakoze. Mu gice cya 3 cy'intangiriro, umurongo wa 16 kugera 19, abwira uwo mugore ati, nutwita uzagira ububabare kandi buzagenda bwiyongera. Uzabyara abantu ubabara cyane. Uzifuza cyane ko umugabo wawe akuba hafi kandi nawe azagutegeka. Abwira na Adamu ati, kubera ko wumviye umugore wawe ukarya imbuto z'igiti nakubujije kuryaho, utumye ubutaka buvuna. Igihe cyose uzaba ukiriho uzajya urya ibiva mu butaka ubanje kuruha. Ubutaka uhingamo uzajya bumeramo amahwa n'ibitovu, kandi uzajya urya ibimera byo mu murima. Uzajya uvunika cyane kugira ngo ubone ibyo kurya kugeza aho uzasubirira mu butaka, kuko ari moko uri umukungugu, kandi mu mukungugu niho uzasubira. Wumvise ukuntu byarangiye? Byarangiye Eva abwiwe byari kuzamubaho, ari kuzajya agira ububabare abyara, kandi agategekwa n'umugabo. 17, ubutaka bwaravumwe. Umuntu wese yagombaga kujya arya ibivuye mu butaka abanje kuruha, uhereye kuri Adamu. Nanone yari kujya avunika cyane kugira ngo abone ibyo kurya. Si ibi se twibonera? Hanyuma amaherezo yari kuzasubira mu bukungu kuko ni moko yakuwe. Ntabwo rero umuntu wavumwe gutya, ntabwo umubyeyi wawe yaba avumwe gutya ngo nurangiza wowe uvuke uri muzima, uvuke waradamaye, uvuke umeze neza. Hayayayi, gute se kandi yarakubyariye muri uyu muvu? Adamu yavumwe iyo nta mwana yagiraga icyo gihe, we na Eva. Ngibyo ibintu byaje gukomeza bigenda bidukurikirana kugeza n'uyu munsi. Nguko uko ibibazo muri rusange byatangiye biturutse kuko utumvira ko ababyeyi bacu ba mbere. Ibyo rero byagize ingaruka zibabaje. Urumva, kubera ko mbere bari batunganye, natwe twahise tuba abantu bakimara gukora icyaha babaye abantu badatunganye. Natwe rero twavutse kuri abo bantu badatunganye, niyo mpamvu natwe tudatunganye, akaba ari no mpamvu twitwa abanyabyaha. Umubare wo mu gice cya 5 umurongo wa 12
abivuga neza, arambura tuharebe. Hano mu gice cya 5 umurongo wa 12 abivuga neza. Roma 5:12 aravuga ngo icyaha cyaje mu isi binyuze ku muntu, kandi icyaha nicyo cyazanye urupfu. Niyo mpamvu urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose babaye abanyabyaha. Urumva ukuntu byaje bikurikirana? Ni ukuvuga ngo icyaha nicyo cyazanye urupfu. Ubundi iyo tutaba abanyabyaha ntabwo twari kujya dupfa. Adamu na Eva ntabwo bari bemerewe gupfa, ahubwo bapfuye kubera ko bakoze icyaha. Ubwo rero icyo cyaha nicyo cyatumye urupfu ruza. Niyo mpamvu rero urupfu rutugeraho twese, kuko twese turi abanyabyaha. Hanyuma se icyo cyaha cyazanye urupfu cyo cyinjiye mu isi gute? Of course ni umuntu wakizanye, kuko ni Adamu wagikoze. Ubwo rero hari impamvu nyinshi zituma duhura n'imibabaro. Hari igihe duhura n'ibibazo bitewe n'imyanzuro mibi twafashe. Ibyo ni ibisanzwe. Hari ibyo twitera nyine, hari umwanzuro ufata ugatuma ugira ibibazo. Urugero, niba wishoye mu busambanyi, ushobora gutwara inda itateguwe, ushobora kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kugirana ibibazo n'umuryango wawe, niba warashatse ukagirana ibibazo n'uwo mwashakanye, n'ibindi bitandukanye. Iyo ni ibibazo biza kubera imyanzuro mibi wafashe, n'ibindi tutigeze tuvuga. Kwanga gukora siporo ukazarwara indwara, bakakubuza isukari ugakomeza ukirisha isukari, kukubuza amavuta ugakomeza ukirisha, warwara, wahura n'ibibazo. Ibyo ntabwo bituruka kuri Adamu. Ibyo ni imyanzuro yawe wafashe. Ushobora kureka akazi ugatindahara. Hari imyanzuro myinshi. Ushobora kwambuka umuhanda utarebye neza, imodoka ikagukubita. Iyo ni imyanzuro, ni ibibazo umuntu ashobora kugira ariko biturutse ku myanzuro ye. Ushobora guca ahantu ku kiraro uzi ko kidafite umutekano ukagwa mu mugezi. Ushobora kunyura ahantu hadafite umutekano bitewe n'amasaha utahira, ugahura n'ibibazo. Iyo ni imyanzuro izana n'ingaruka mbi. Izo ngaruka rero ni ibibazo bituruka ku myanzuro mibi twafashe. Iyo ni imwe mu mpamvu ishobora gutuma duhura n'ibibazo, imyanzuro dufata. Ariko hari noneho n'ibibazo duterwa n'imyanzuro abandi bafashe. Urugero, umutegetsi iyo afashe umwanzuro mubi ugira ingaruka ku bayoboye. Bose muri kampani cyangwa se uyoboye abantu benshi muri kampani, iyo afashe umwanzuro mubi ugira ingaruka ku bayoboye. Ni ibisanzwe. Wowe umupapa cyangwa umumama mu muryango, iyo ufashe imyanzuro mibi abana babirenganiramo, cyangwa n'abandi bantu mu muryango wawe. Ibyo ni ibisanzwe. Iyo umuntu ateje intambara itugiraho ingaruka twese, kandi mu by'ukuri nta ruhare tuba twagize mu kuba twayiteye. Ibyo byose ni ibintu. Ubwo niyo ni impamvu ya kabiri ishobora gutuma tugira ibibazo. Indi mpamvu ya gatatu, hari ibihe n'ibigwirira abantu. Ibyo bidutera bidutunguye. Ukajya kubona ukabona inkangu iturutse ahantu umusozi uraredutse. Ibyo ni ibihe n'ibigwirira abantu. Ukajya kubona ukabona uciye ahantu ipoto iraguhanukira. Ukabona uciye ahantu uhuye n'ibindi bibazo. Ibyo byose ni ibihe n'ibigwirira abantu. Ibyo ni ibintu umuntu aba atateguye, n'ibintu umuntu aba atateganyije. Izo ni impamvu zishobora gutuma umuntu ahura n'ibibazo. Ukuyemo izo rero, ibindi bibazo byose bisigaye biriho bigaterwa n'uko Adamu na Eva batigeze bumvira Imana, bigometse ku Mana bafatanyije na Satani. Reka noneho twite twanzika gutya, ubwo dufata umwanzuro w'uko ari indi uduteza ibibazo. Usibye bya bibazo twiteje cyangwa twatejwe n'abandi, cyangwa se bya bintu bimeze nk'ibigwiriye umuntu nk'ibyago, ubundi indi uduteza ibibazo. Reka tubanze turebe uko bimeze. Reka tubanze turebe utaduteza ibibazo. Mbere yo kureba uduteza ibibazo, reka tubanze turebe utabiduteza. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 13.
igice cya mbere umurongo wa 13. Ababibule reka turebe, haravuga ngo igihe umuntu ahanganye n'ikigeragezo ntakavuga ati Imana ntirimo ingerageza, kuko nta muntu ushobora kugerageza Imana ngo atume ikora ibintu bibi, kandi nayo ntawe igerageza ikoresheje ibintu bibi. Buriya n'uba uhanganye n'ibibazo utiteye, utatejwe n'undi muntu, ntukavuga ngo Imana ntirimo ingerageza, kuko umurongo wa 13 muri Yakobo igice cya mbere havuze ko nta muntu ushobora kugerageza Imana ngo atume ikora ibintu bibi, kandi nayo ntawe igerageza ikoresheje ibintu bibi. Imana ntishobora kukugerageza ikoresheje ibintu bibi, kandi nawe ntushobora kuyigerageza ngo ikore ibintu bibi. Rwose ibyo byikure mu mutwe wa mu Bible. Imana ntigeragereshwa ibibi, kandi nayo ntabwo igerageresha umuntu ibintu bibi. Ntabwo Imana izakwambura umwana ni ukugira ngo ikumvishe ko ugomba kwiga kwihangana. Reka. Imana ntabwo izakwambura ababyeyi ngo ube uri imfubyi ngo hari ikintu ishaka kukwigisha. Imana ntabwo izagukubitisha imodoka, ntabwo izagukubitisha imodoka cyangwa ngo ukoreshe indi mpanuka umugare ngo nubwo irashaka ngo irashaka kugira ibyo kwigisha. Reka wowe niba uri umuntu ukaba utabikora, wowe uri umubyeyi, ibyo wabikorera umwana wawe, wamukubitisha imodoka urashaka kugira ibyo umwigisha nyuma yo kumugara? Oya. Wamwicisha inzara ngo hari ibyo ushaka kumwigisha? Ibyo bintu ni ibiki waba ushaka kumwigisha sera? Wowe ntabwo wabikora, kandi wibwira ngo ufite urukundo ruruta rw'Imana se? Imana ifite urukundo rurenze urwawe kure. Wibuke yanatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo igucungure. Imana ntigukunda gusa, ahubwo iragukunda cyane. Niba ibintu utakora, utatinyuka no gutekereza gukora, ukaba utabikora, kuko wumva ko Imana yo yabikora gute? Ntabwo ishobora kubikora. Imana iragukunda cyane. Ibyo rero byikure mu mutwe by'uko Imana ishobora kuba iri kuguteza ibibazo ngo kugerageza. Imana ntigeragereshwa ibibi, kandi nayo ntawe igerageresha ibibi. Hanyuma rero, ubwo niba atari Imana ninde? Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 19. Ababibule murabambure tubarebe. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 19. Twe tuzi ko turi ab'Imana, ariko isi yose itegekwa na Satani. Wumvise ni ikibazo kiri. Tuzi ko turi ab'Imana, ariko isi yose itegekwa na Satani. Ababibule hari ikintu mugomba kuzirikana. Isi yose itegekwa na Satani. Ku kantu kibuke ntukibagirwe. Ese koko isi yose igaragaza ko itegekwa na Satani? That's true. Ibyo ni byo. Kubera iki? Urumva Satani twaramuyobotse uhereye ku babyeyi bacu ba mbere. Bahisemo kuyoboka Satani. Si byose twe twabihisemo s'abantu, ntabwo ari twe turi aha, ariko hari n'abicaye hano kandi bahisemo kuyoborwa na Satani. Ibyo ntabwo natinya kubivuga, barahari. Nibyo. Hari n'abahisemo kuyoborwa n'Imana. Abo tuzi ko turi ab'Imana, ariko isi yose muri rusange iyobowe na Satani. Satani afite n'abantu benshi, by the way. Ibyo rero byatumye isi nyine iyoborwa nawe, kubera ko abantu twemeye kuyoborwa nawe. Isi ibibazo ifite uyu munsi bigaragaza ko kuko ari Satani uyitegeka. Ntabwo isi yaba itegekwa n'Imana ngo ibe ifite ibibazo tubona uyu munsi. Mbese igihugu cyaba gifite umuyobozi mwiza, kikaba gihanganye n'ibibazo bikomeye.
Iyo byaba bihari uba ubona agerageza kubikemura, ariko si isi ya satani mubona igenda iba nziza cyangwa igenda irushaho kuba mbi. Ntibazakubeshye, umuryango mwiza ugaragaza ko shefu w'umuryango ari umugabo mwiza uzi kuyobora abo mu rugo. Umuryango mubi nawo ugaragaza ko shefu w'umuryango nta kigenda, byamunaniye, byamuyobeye. Nuko bimeze rero, nguwo uduteza ibibazo byose ni satani uyoboye isi. Ni ukuvuga ngo environoma atuyoboreramo cyangwa se imimerere atuyoboreramo niyo ituma duhangana n'ibibazo. Uwo ntabwo yigeze adukunda kuko niwe watumye ababyeyi bacu ba mbere babeshywa bakamukurikira, akababeshya ko batazapfa none bikarangira bapfa. Nguwo ukomeje kutuyobora. Ubwo rero ntabwo wakwitega ko igihe cyose azaba akiyoboye tuzagira agahenge. Shwi! Reka nta gahenge gahari. Yego, nta gahenge gahari kubera ko rwose nyine ntabwo yigeze adukunda. Reka noneho rero turebe, ese nubwo duhura n'ibibazo bikaba byaraturutse kuri satani, Imana yo yaba ibitureba ku buryo koko hari ikintu izadufasha? Yego, Imana irabizi. Reka turebe muri Zaburi ya 31 umurongo wa 7, turebe impamvu tuvuga ko Imana ibizi. Zaburi ya 31 umurongo wa 7. Nzishimira cyane urukundo rwawe rudahemuka, kubera ko wabonye akababaro kanjye, uzi neza agahinda kanjye kenshi. Uyu murongo uragaragaza neza ko Imana izi neza agahinda kawe. Yo yarakuremye, niyo iguha byose ukeneye kugira ngo ubeho. Ndavuga umwuka, aho kuba, kuko isi nubwo iyoborwa na satani ariko n'Imana yayiremye. Nubwo iyi si uri ahantu satani ayobora, ariko Imana niyo yakuremye, ni nayo iguha oxygen uhumeka, niyo iguha imbaraga n'ibindi. Izi rero akababaro kawe, yireba mu mutima, ikamenya uko umerewe, ikamenya ibibazo uhanganye nabyo ndetse n'ukuntu biri kuguca intege. Ibyo Imana rwose irabibona. None se nyuma yo kubibona, nyuma yo kureba imibabaro duhura nayo, ni iki dusaba? Reba muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 7. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 7. Mujye muyikoreza imihangayiko yanyu yose kuko ibitaho. Imihangayiko yawe, ibibazo byawe bifate ubiture uwo muzigo, uwuture imbere y'Imana, umwikoreze. Ntabwo yavuze ngo mwikoreze igice cyabo, yavuze ngo mwikoreze imihangayiko yanyu yose. Uri kumva ako kantu? Yanyu yose. Ni ukuvuga ngo mwikoreze ibyawe byose, nawe azagufasha kandi akwiteho. Hanyuma rero amaherezo ibi bizarangira ryari? Amaherezo isi izakomeza kumera uko imeze uyu munsi? IBIBI, reka turebe uko bizagenda. Yesaya 65 umurongo wa 7. Bitewe n'ibyaha byabo hamwe n'ibyaha bya ba sekuruza, niko Yehova avuga. 65:17 mumbabarire, yasomye hatariho. Aravuga ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera ntibizongera kwibukwa kandi ntibizatekerezwa.
ni ukuvuga ngo hari igihe kizagera ibi byose ntitwongere kubyibuka, ntitwongere no kubitekereza. Bizaba byagenze bite? Reba ukuntu bizaba byagenze mu Hariho igice cya 21 umurongo wa 3 n'uwa 4. Baravuga ngo nuko urumva ijwi riturutse kuri ya ntebe y'ubwami rirangurura riti, dore Imana iri kumwe n'abantu, izaturana nabo kandi nabo bazaba abantu bayo. Imana ubwayo izabana nabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho, agahinda, gutaka cyangwa kubabara nabyo ntibizongera kubaho. Ibya kera bizaba byavuyeho. Iki gihe tutazongera kwibuka bya bintu twari tumaze gusoma muri Yesaya, nuko Imana izaba iri kumwe n'abantu, izaturana nabo kandi nabo bazaba abantu bayo. Ngo izahanagura amarira yose ku maso yacu. Urupfu ntiruzongera kubaho. Urupfu nirwo ruduhamura twese rukadutera agahinda. Nanone agahinda, gutaka cyangwa kubabara nabyo ntibizongera kubaho. Ibya kera bizaba byaciyeho. Iki gihe nibwo tutazongera kuba duhura n'ibibazo cyangwa se duhanganye n'ibibazo dutezwa no kuba ababyeyi bacu ba mbere barahisemo nabi, ariko nanone dutezwa no kuba tuyobowe na Satani. Ubwo rero twavuga ko muri rusange impamvu duhura n'ibibazo ni iyihe? Umwanzi Satani n'abantu ba mbere ari Adamu na Eva nibo ahanini baduteje ibibi byose duhura nabyo muri iyi si. Uko twabibonye, Adamu na Eva bari abantu baremwe n'Imana. Imana yari yarabahaye umugisha wo kororoka bakabyara bakuzura isi, ariko inabaha ibintu byose usibye ikintu kimwe, igiti. Kumvira Imana byari kugaragaza ko baha agaciro iyo mpano y'ubuzima bahawe. Twavuga ko ikintu bagombaga kwishyura kuba barahawe kubaho cyari kimwe cyonyine, kumvira Imana. Ng'iki kiguzi bagombaga kwishyura. Reka tubifate gutyo nubwo tutavuga ko ari ukugishyura. Ni ukuvuga ngo bahawe ubuzima, nabo Imana yabasabaga ikintu kimwe, kuyumvira. Kubera ko rero bafite ibindi wenda batekerezaga ntabwo mbizi, ariko Satani nawe wifuzaga ko abantu bamuyoboka bakamusenga akabategeka, kandi ibyo bitari mu nshingano ze, yani inshingano z'Imana. Wenda ibyo n'ibyo we ku giti cye yitekerereza, afite n'impamvu yashakaga kubikora, reka ibyo twe kubitindaho. Ariko yaraje abeshya abantu ari Adamu na Eva. Babyumvise baravuga bati ariko Imana ishobora kuba yaraduhishe ibintu byiza biri muri kiriya giti koko. Ariko ubundi ntabwo twakwiyobora kandi tukagira icyo tugeraho tutisunze Imana. Bafata umwanzuro ugayitse wo gukurikira Satani utarigeze agira ikintu na kimwe abamarira. Baramukurikira. Hanyuma bamukurikiye basanga yarababeshye, kuko yababeshye ko batazapfa, ariko Imana yo ntijya ibeshye, ikubwiye ngo nukora icyo uzapfa urapfa. Nta blague ziba zihari. Babonye ko rero nta blague zihari, barapfuye. Ariko ikibabaje nuko Satani yabibakoreye nta mwana bari bakabyaye. Niyo mpamvu babaye abanyabyaha, natwe birangira tubaye abanyabyaha. Nta kindi rero bahembwe ibi byose tubona, urupfu, ibibazo ndetse n'ibindi. Niyo mpamvu rero duhura n'ibibazo. Cyakora nk'uko twabonye ko Imana itwitaho. Ujye wikoreza imibabaro yawe kuko iza agahinda kawe, nk'uko twabibonye muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 7. Nanone ibi bizarangira mu Hariho igice cya 21 umurongo wa 3 n'uwa 4. Imana yiteguye kubana n'abantu, kandi abantu ntabwo bazaba bafite ibibazo. Urupfu ntiruzongera kubaho, imibabaro ndetse n'ibindi bitandukanye. Ababibile murakoze cyane, mube mujyanye ibyo, tuzakomeza tugende tubiganiraho. Mwibuke ko mushobora gusangiza abandi iyi video, hanyuma ubutaha tuzareba kuki Imana yaretse twe tutabigizemo uruhare tukaba dukomeje kubabara. Keep being blessed. Turi kumwe.